abahungu n'abatwo bambone barikora bro bega tyana ndayikwepse gise nyiba zanyu bobono imbega wa muhungu niko kora bushishi ndaje mbice bose niko kubomana mbikora nk'umuhungu batuye umwana n'umusazi da dore fegara baya bakunzi ba Meza TV, aha ni kuri kamera za Meza TV. Mukaba muri kumwe n'umugabo bita Gitera, akaba yabazaniye impano irenze y'igisenyi. Ahangaha niho uvuka? Niho mvuka, ahangaha igisenyi. Uratangira wibwira abakunzi ba Meza TV n'abanyarwanda muri rusange. Merci wallahi, thanks nyine ku muhungu tukuba ngeze hano kuri Meza TV. Nibwo bwa mbere niko ka interview ka mbere najya gukora. Izina ryanjye banyita Bushishi, ndi umuraperi. Kavukire yanjye ni Gisenyi, Gisile. Yo mbije ariko singombwa mvuge. Ariko ni hano Gisenyi tu. Utaranavuga ko uri umuraperi, buri muntu wese uri kureba iki kiganiro yahita amenya ko uri umuraperi, aba yasobanukiwe ibintu bya entertainment kubera ko ukuntu wifunze konyine umusaza. Wallahi umuhungu no kwihiringa nyine urabizi. Wallahi life ni danger tu. Umuhungu no kwihiringa iki nyine akajya no kumyako man. Bishatse kuvuga ngo urakora cyane kubarusha, ese ukora iki? Na job nje ndi umunyeshuri ndi w'amaskuru. Sibyo ko nyine tu life y'umuziki naho njya ndeba. Ntago wiguhembwa. Oya ntago nibwa mwemba. Ahubwo riga gusa. Ahubwo bishatse vuga kuko ukunda umuziki ugomba kwifunga nk'umunyamuziki, niyo mpamvu wifunze bukwazi. Uko biri to umuntu w'umunyamuziki agomba kuko umuziki ni danger man, ni bien ugomba no kwifunga bien nk'umunyamuziki to. Ahangaha turi Gisenyi, ahangaha ni muri Meza TV, turi imbere ya kamera za Meza TV. Tukaba turi kumwe n'umusore w'umuraperi yitwa Bushishi. Ariko si yo bababwiye ngo umuntu yitwa Bushishi burama bamwasobanukiwe ni Bushishi bisobanuye iki ubundi mu Kinyarwanda? Shamari, wallahi. Bushishi tu ni izina ryaje ntaryamye wallahi nyine tu. Ndi gutekereza gahunda yo kujya mu muziki. Ubwo Bushishi ngiyewe ku sinakubya guta umuhungu kuri za mvugo z'abana nyine ba street to. Bushishi ni nko gupanda man kuri ngiye kurira to. Nibyo urushishi ako se buri urushishi rurira cyane na cyarugendera hasi. Man wallahi kusureba buriya ushobora kubuhagaze ukakurira numenye umugere kwakugereye mu mutwe. Ubwo none se ngo niyo mpamvu bajya bavuga nyine ngo urushishi rwica inzovu. Ubwo rero nanjye ubwo ntacyo ariko uzi impamvu se ngo urushishi impamvu rwica inzovu ngo ruzitarureba. Kandi yo ni ikintu kinini rururira nyine rukayicengera mana yanjye. Shobwo nyine Banyarwandakazi tubibutsa ko iki ni ikiganiro Gisenyi Talent Vibes. Tukaba turi kumwe n'umuhanzi wa hano Gisenyi muri bwa buryo twabateguriye tuzajya tubagezaho za mpano mwebwe mutari muzi cyangwa se wenda mwari muzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko natwe tukabagezaho uko abo bahanzi tubafata muri Meza TV tukabigeza ku banyarwanda mwese muri rusange. Niyo mpamvu twahisemo kubahitiramo uyu munsi kuba turi kumwe n'umugabo bita Bushishi. Ni umurapa, aririmba. Ndashaka ngewe ubanze wivuga ariko nk'umuraperi. Okay, ndivuga mu buryo bwacu bwa street se cyangwa buri by'ababyeyi to? Oya, nk'umuraperi nawe bumva uburyo urivugamo nta nubwo ari ngombwa ngo nkwibutse. Okay, bitangiye umuziki Bushishi ni kora flow, abahungu n'abatwo bambone barikora bro bega tyana ndayikwepse gise nyiba zanyu bobono imbega wa muhungu niko kora Bushishi ndaje mbice bose niko kubomana mbikora nk'umuhungu batuye umwana n'umusazi da dore fegara baya mpumura nago nkora n'ibiti insani za gere zano bobono ngo nago tubeze gusa mutuze Gisenyi muhungu Bushishi arajenga bikora niga ni flow niga ndi neza Bushishi wallahi zina ni urabizi po ni power ni dope nabize bahori bazomwe bavuga babona Bushishi ndaje mbikore neza nk'umuhungu wabyize. Chi Bushishi pa
urapa let's go twagiye men. Ikiganiro ni Gisenyi Talent Vibes. Ese ikiganiro ubundi wari ukizi cyangwa nibwo bwa mbere ucyumvishe? Muhungu ikiganiro nari nkizi ariko si cyane tu. Nta kintu bizi ibi bintu ko inahanga biri kwivugira umusaza. Nari maze iminsi nyine urumva tu muhungu akenshi ubundi mane ni danje nyine tu. Reka noneho tujye mu buzima bwawe busanzwe, tuve mu byacu, tuganire kuri wowe mu by'umwihariko. Ubushishi ubundi ni muntu ki? Bushishi nyine mwumva mane tu. Bushishi no umuntu uraho tu nk'abandi, umuntu ukunda umuziki, umuntu ukunda show, ariko nyine tu ni kwa gukunda show life ari danje tu. Bushishi kuri ubu yavuze ko yiga n'umunyeshuri. Wiga heze? Niga Jess mubano wa mbere. Umubano wa mbere ndabizi bari kundeba tu barahazi, n'abatanahazi ni Gisenyi tu hano hepfo bahamenya tu ntago bahagotwa ko ni ikigo kiri highest 4. Naho niho niga. Ubwo nyine niga nkora n'umuziki tu nitahira na hudu. Okay, dukomeze. Ibibazo nge mba nateguye abari byinshi, ariko kuko dufite igihe gito bitewe n'akandi kazi wenda umuntu aba ari bujyemo, reka nkubaze kuri iki kintu. Bushishi ndashaka ngewe umbwire umuraperi Gisenyi ukwenspira. Nurangiza uhita ujyana i Kigali umbwire umuraperi ukwenspira, and then urahita ungereranyiriza abo baraperi bombi. Shumani igihe umuraperi Gisenyi unyenspira tu ni umuraperi nawe tu ari ni nkanjye bamwita GT urapa. GT urapa ni umuraperi tu nani ararenze tu mani. Ni umuraperi urapa mu Cyongereza, ni umuraperi tu njye nemera naho Gisenyi. Ntabwo muzi GT urapa. Ni ubutaha ni muntu mera nzamuzana tu mumenye, ariko ararenze mani. Arabizi urumva niwe njyewe Gisenyi kabisa mvuga tu umusore nanjye. Umwemerera ko arapa mu Cyongereza? Ntabwo abizi ariko arapa mu Cyongereza. Oya mani, ni umuraperi ubizi mani. Ubwo si ubwo umuntu wakwemeza mani abatabizi. Okay. Kude chapeau kuri nde yitwa Drapa. GT Drapa kude chapeau. Kuba umuhungu akwemera aravuze ngo urabizi kandi cyane. Ukurikira iki kiganiro uraza kubona yuko umuhungu yakuvuzeho kandi akwemera. Twagiye cage man. Mani keji ko ari benshi se umuhungu. Oya nshaka umwe. Ko ntabwo abantu babakunda ku rugero rumwe. Niyo waburi yejo. Shobora ugiye gutumana nabo ba mani barababara neza mani. Oya umwe mani. Shamani. Nihangane nyine reka mvuge to kuko niyo life mani. Meneka mani. Buranje yo muraperi nemera keji mani. Shamani wallahi umuhungu ko ari benshi. Kubitanani kuri betray mani. Betray no musaza tu ndamwemera mani ramujama ni respect tu mani anabara aranye kuhaja mani na kejere nyine urumva ni gutyo, ariko ni benshi nyine nuko mbajije umwe tu, ariko Betray kabisa ni respect umuhungu. Ese uririmba hip hop gusa cyangwa hari n'indi njyana ushobora kuririmba bijyanye n'umuziki ukora? Shamani ubundi tu hip hop mbomane hip hop ndebaho tu mani buri njyana havamo njyana za R&B za afro nako nayo ni gake nyine, ariko tu izindi njyana zose ndebaho tu. Okay. None se umugabo witwa J Paul uherutse gutabaruka wamuvugaho iki papa wanjye? Sha J wallahi rest in peace muhungu. J tu nyine mani, J nawe yari mu bantu banye kuhaje kera tu. J naramufanaga, umuhungu uhora struggle, umuhungu ukunda abantu, umuhungu utiyemera, umuhungu muciringa nyine akakubwira ati wallahi niki ngewe ni wa muhungu mani
urabizi nsane zino minsi ziba zibwata umuhungu none se ko ushaka ko bigenda gutya sikita zikubwira ati okay niba ari gutya urishyura gutya noneho na sto ni tugiye muri sto iri highest fo kandi kuri wowe mani mula ni haso Jay ni umuntu wacishaga makimani ari papa ari mama dufana Jay tu ubwo nyine ne Jay wallahi nyine nizere ko Imana yakwakiye tu cyane sinzi tu akuna abantu bakunda ariko ngiye Jay namukundaga ku rundi rwego niyo mpamvu n'ibiganiro byinshi ndi kugira nkora muri iyi minsi ndi gukunda kumuvugaho ngiye Jay yaje nanjye nkora umuziki ngewe nk'umusaza tu nanjye nakoraga umuziki ngiye guma ngiye nakoze umuziki man ngabona nawe ngawugemeza rero ngiye ndi umustar nanjye ariko ku giti cyanjye ariko Jay nanjye namukundaga kandi cyane kuko Jay ari mu bantu batumye nanjye ninjira muri music gusa ubushobozi buba buke n'inkunga z'abayintera ziba nkeya ababizi bo barabizi abanzi bose barabizi tu narabikoze ariko ngewe ntakubeshya man Jay n'umusaza mpamya neza 90% ko Jepoli yataza mu muziki nyarwanda ubutanariho uri ku rwego ugezeho nimba ugeze kuri 70% ku ruhando rwa Afrika uyu muziki uri kuri 50 man Jay man no umura arabizi Imana yarabimuhaye ngo abikore nuko nyine byaje kwanga to iranamuhamagaye nyine avuga ati umuhungu ibyo wakoze ni ibyo reka nabana bato nabo bazamuke bagiraho bagera wowe ngwino tubanze twicirengire to ariko nyine reka tuvuge ko nimba koko nyuma y'ubu buzima hari ubundi tuzabona Jepoli ariko turapira turi mu ijuru man bishabirumvikana no si wa ufite impano yawe aho wagira hose irivugira man ubwo Jay nyine ni musangayo nanjye zankubita kapelato urasaba beat numara gusaba beat DJ itayizamura namara kuyizamura undapira umusaza wemeza abanyarwanda dusaza Afrika Gisenyi waje DJ binkore nyine okay Wushi agacuku nsunika kaliki wagengo zigombe zifana umuhungu amajitwa irirwana ku gasima niyo fe mu mivuze uyu munsi igenga ubundi mu kibuga nyine inkangu ubu nyinshi zarayo yamye izije n'imirirwamo abazana hasukira rwabish bakambaza buru mwawari ndabiza benshi nigiye mufana ni hasi hejuru drop bushishi bazonge tugibica je nanduka namaniga ajya mu nganga kibagirwa gakonda we iyi ni bomb tonic maniga mugabanye kuyiyama iyi ni bomb tonic ko maniga dufatanyije y'injyana iyi ni bomb tonic we tonic iyi ni bomb tonic we tonic mushaka petit kandi genera taraba time injyana nkozitumye bishyura byi umwami wo muri injyana ndadim daje banagemo hasi gendi hejuru manigana naho twakuri asko fate nka bombe toni sani ready guturi bushishi bikora gisile mu maraso hejuru ubu nabwo ndi kumwe na Frank Beat nibwo duhuje dukore before we idudashona nibiki uraswa tugikiti dumwidabura wirabura no mu basazi nkahora ni kamp iyi ni bomb tonic niga mugabanye kuyiyama iyi ni bomb tonic kumaniga dufatanyije y'injyana iyi ni bomb tonic we tonic iyi ni bomb tonic iyi ni bomb tonic niko kantu nafashemo ibintu bya rap byarananiye koko umusaza ariko nakubeshye nakubeshye ukomya abanyarwanda koko aya mane tu ni gutyo mane tu ariko muri iyi rap yawe numvisha ari trap nakadrili tuyavanze ni mix yes ndakeka wavuzemo umugabo witwa Frank Beat nguri kumwe na Frank Beat uwo mugabo muhurira hari kubundu man ushaka nje kuvuga nibyo mu nzu wane akoreka turugo kuri umuhungu nyine ku gasima nago nabura kukubaza icyo kintu kuko uwo mugabo ngiye nanjye ndamuzi ariko wenda uburyo muzi sikumuzi ariko ndashaka none ngiye umbwire wowe nawe bundi muhurira yewe okay man ubundi Frank Beat to mvuga ndapa shane ngiye kuri nge mufata muvandimwe mufata
mbese man mufata tu nk'umufamily ntabwo ari umufamily ariko ngiye kuri ngiyewe man bite n'ibya nkorera niwe manager wanjye niko nabivuga ni producer wa GC Leto sane zose niho zigikora nane ariko ngiyewe kubona Frank Beat yabonye umuhungu aravuga ati umuhungu none umuhungu kabisa birimo bien kwino mufate none tubyara ikintu ubwo Frank Beat mbanda pato ni manager wanjye ni brother wanjye man ni buri kimwe cyose cyanjye tu mu muziki. Ni ukuvuga ngo wowe uri mu bahanzi ba G3 Gisenyi bafite aba manager kugira ngo ubone umu manager byagusabye imbaraga zingana gute? Man biragoranye to nyine ariko no kugerageza man ubundi nabanje kujya gukorera ingoma to ari mu gengo nawe uri kwinjira mu muziki to ushaka kuba producer ariko aracyari hasi na kuri level yanjye to niho nagwaga nyine to umunsi umwe ne amaza kunsaba future irambwira ati nyine bushishi gutya na gutya reka dukore kano kagama nagakunze no tugakorere remix je mfite jama wanjye bita Frank Beat ukora boro zirenze fo tumugwiremo ubwo mugwa tugera kwa Frank to nk'umuhanzi usanga kugera kuri studio ki recording rangiza ugace zawe ukageze kwa Frank nda recording kuko man je nyine tu muri life yanjye umuziki ndawukunda ariko nyine urabizi molani hasofo birumvikana ko nyine wararirimbye Frank yumva kuririmba amaze kumva kuririmba ahita avuga wa mwana we mu bantu bake yamfite muri rebo yanjye ndagusinyisha pe nanjye mbumutera nkunga wawe. Ariko tugikomeza tunagana ku musozo banyarwandakazi ndongera mbibutse ko iki ni ikiganiro Gisenyi Talent Vibes mukamuri kumwe n'umusaza Gitera aho kwica Gitera wakica kibimutera aha ni imbere ya mikoro za Meza TV. Umusaza aravuze ngo afite management akaba afite umu manager witwa Frank Beat ambo ibyo atubwiye turanyuzwe pe keretse dushaka kari umuroreka kandi ako ntago dushaka sezera abakunzi bawe. Okay njye n'abakunzi ba Meza TV muri rusange kukubaka kanya ni uhagaze kabisa ubwo gusezera abakunzi ndabikora kanze manze mvuge kuri Meza TV gusezera abakunzi urabizi ni wa murapero uko asezera abakunzi tu ni vuba cyane cyo navuga kuri Meza TV ubwo bwa mbere naza muri Gisenyi Talent Vibe kindashima Meza TV ngashima na manager wanjye tu Frank Beat umusaza ne nafataga piece nyine Meza TV cyane ndayishimira kuba mwanyizeye mukavuga tumuhungu kuba gutya na gutya reka noneho tubikore umuhungu tumutumire gutya ko mushaka no kubona iyo song tuma kubisa kapela ni Meza TV ukahita ubona song to umuhungu bushishi gukora gasaba gashare naka like go kubita na comment ariko umuhungu akamenya ngo mumuvugaho iki akamenya icyo azikosora n'icyo azakomeza tu ahundi njya kubasezera kamasezera nyine nk'umuhungu bateguza kandi kaboro kagiye kujya hanze kitwa Keza bakeza rero memorabo. Okay akabwibwa incakanyira mwiza uyu mwana ndamumenera feza arashaka burya n'uwi neza uri keza ibibero biratemba ubwiza uri mwiza uri keza urashaka ubufeza mbezi ndabizi n'umwana ni neza bushishi wallahi ni keza ari feza abashaka butoto bateye ngo neza ibibero ndamwana ni mwiza umwana ni bushishi nega ni feza baboga basore mbega babici na modera code ikeza ni mwiza burya ngo no kwatiye baby mbikore ngo mwana ni neza uri keza ndakumenera bona ubifeza burya ngo urashaka n'ubwiza uri keza ibibero biratemba ubwiza yo musaza ni keza ashobora kuba uwo mwana yarakweretse ubwiza burenze mbo reka dusoze ariko nkuko abivuze bushishi mbibutsa gukora subscribe ugakora share like comment ugakanda no kunzogera urabufashije abahungu b'Igisenyi gutera imbere urabufashije muzika nyarwanda gutera imbere urabufashije abanyarwanda bose muri rusange ngo ibyiza dufite mu Rwanda bigere no hanze y'u Rwanda rwacu mwari muri kumwe na Gitera aho kwica Gitera wakica kibimutera abasaza muri inshuti zacu banyarwandakazi naho ubutaha.